abo bana rero urumva umwana ukimara kuvuka yakagombye kugenwa, ntiyashoboye kugenwa, bamutaye aho. Kansayisa Anne Marie ni umubyeyi utarera abana 10 yabyaye gusa, ahubwo yongeyeho abandi 4 batawe n'ababyeyi mu karere ka Rubavu. Mwana watawe mu muhanda, watawe muri toilette, watawe ku gipangu, wajya kubyuka ugasanga umwana ari imbere y'igipangu cyiwawe. N'ubuzima bubi murabyumva. Guta abana bakivuka cyangwa kubica ni ikibazo kigaragara muri iyi minsi kuri bamwe mu babyeyi hirya no hino mu Rwanda. Abana batawe n'ababyeyi iyo bagize amahirwe bagira neza babageraho batarashira mu mwuka, bitaba ibyo bakitaba Imana. Igikomeye kuri ibyo ariko nuko bamwe mu babyeyi batabona kujugunya umwana muzima nk'amahitamo, ahubwo bagahitamo kubiyicira. Abagaragara mu bikorwa nk'ibi bakunze gutanga impamvu bamwe bavuga ko zidafatika. Hehe hano muri urugo n'akora akazi so mu rugo umwana mubyeyi ryari sibona abanje babikoze kandi ngiye ntwite naganje babikoze nta kibazo mfite pe na nyiri iki gitenge ntago moze. Just Wihoreye umuyobozi mukuru wa Uyisenga n'Imanzi, umuryango wita ku burenganzira bw'umwana ukanaharanira akarererwa mu muryango, avuga ko guta umwana cyangwa kumwica ari ukubura umuntu, n'ukuvutsa umuziranenge uburenganzira bw'ibanze nk'uko abisobanura. Ubundi cyambere mu buryo mu burenganzira bw'umwana bwa mbere no kugira umubyeyi, ubwo n'uburenganzira bw'umwana bwa mbere, kandi yagize umubyeyi aba afite ubwene gihugu, kuko niba byawe n'umunyarwanda ugomba kugira umubyeyi hanyuma ukajya umunyarwanda. Iyo ujugunywe cyangwa utereranywe, icyambere ubwo bubuze uburenganzira bw'ibanze. Ubwo burenganzira bwa mbere bw'ibanze ubw'umwana babuze, ubundi bwose nibwo bushamikiraho. Komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ivuga ko iki ari ikibazo gihangayikishije igihugu, gisaba ubufatanye no guhindura imyumvire. Dr Claudine Uwera Kanyamanza ni umuyobozi w'iyo komisiyo. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ibyo byose umuntu yagiye kubyara yarakwiriye kubitekerezaho. Mu by'ukuri ni ibintu bitari by'i Rwanda. Icyo dukora rero harimo uburyo bwinshi bwo kwigisha abana, binaramutse bibaye uwo mwana ntabwo agomba gupfa. Abaharanira uburenganzira bw'umwana basaba umuryango nyarwanda kurushaho kugira umutima wa kimuntu ubonwa nk'umuti ku bana bavuka ku babyeyi gito. Peter Muyombano, Flash TV.